Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Mahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndimo ndashima Imana ituremeye uyu munsi mushya, ikaba iwuduhaye ngo tuwunezererwemo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nje kuvugana nawe ngo imbabazi z'Imana ziracyariho. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Mu nkundiro dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, gice ni icya mbere murongo wa 12 tugeze ku wa 15. Anditswe ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Paulo yavuze, niwe wivugaga, ni Paulo wavugaga ibi nyine arimo yandikira uru rwandiko Timoteyo. Nasomye ngo uru rwandiko Paulo ngo yarwandikiye Timoteyo ngo ari i Laodikiya. Paulo rero yari umubyeyi wa Timoteyo, niwe wari waramubyaje ubutumwa. Iyo usomye umurongo wa 2 w'iki gice cya mbere usanga handitswe ngo ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Imana idufashe natwe kubyara abana bo mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwo kwizera, kuko twasigiwe misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu yaratubwiye ngo tugende tubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza, hanyuma uwizera akihana azabatizwa. Hanyuma kandi tubabwire ko kwihana no kubabarirwa ibyaha ari byo bikwiriye, kuwihanya ababarirwa ibyaha. Wemeye akihana rero burya aba ari umwana tubyaje ubutumwa mu buryo bw'umwuka. Kandi Bibiliya igitubwira yuko ababyaye bene abo bana cyangwa bahinduye benshi babavana mu byaha bakabageza ku gakiza bazaka nk'inyenyeri, niko Danieli yabyanditse. Imana idufashe. Rero Timoteyo yari umuhungu wa Paulo mu buryo bwo kwizera. Hanyuma hano yusomye umurongo wa 3 muri iki gice usanga yuko Paulo yabwiraga Timoteyo, akamubwira ngo wihanangirize abantu bamwe be kuzajya bigisha ukundi, bigisha inyigisho nzima, be kwita ku binyoma, be kwita ku masekuruza atagira iherezo, atagira umumaro, adashobora kugira icyo amarira umurimo w'Imana. Ahubwo bene ayo ngayo azana impaka, ubabwire ubutumwa buzima, ubabwire be kugenda bigisha ibidafite umumaro, be kuti barababwira ngo aramubwira ngo ubabwire ngo ubihanangirize, ngo be kwigisha ukundi, bigisha ubutumwa buzima. Imana ishimwe. Abantu bihangiye ubutumwa bafite ibyo bigisha, ariko dukwiye kubwiriza ubutumwa buzima, tukabwiriza abantu ko Kristo yapfuye akazuka, kandi ko umwizeye ababarirwa ibyaha.
kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose yo mu isi, niko Yesu yabwiye abigishwa be. Pawulo rero yarakomeje, ageze ahangaha twasomye umutwe w'amagambo twasomye uravuga ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Izi mbabazi Imana yagiriye Pawulo, kera yitwaga Sawuli, izi mbabazi Imana yamugiriye narinje kukubwira ngo na n'ubu ziracyahari. Nawe Imana yakubabarira, ntaho Imana itagukura mu byaha. Hariho uwigeze aririmba aravuga ngo sigaho kwizera guke, ngo na wa wundi yakizwa, wa wundi ubona ko atakizwa ari akahebwe mu byaha, usigaho kwizera guke, ngo kuko na Sawuli nawe yari umwanzi w'ibyiza, maze Yesu amufata amutunguye aramubabarira. Pawulo yemera gukizwa, ubwo aba intumwa y'Imana yamamaza ubutumwa. Izo mbabazi rero ziracyariho. Atangira rero avuga ngo jyewe wari umeze kurya, Imana igihe kiragera ingirira imbabazi, ingirira icyizere, ingabira umurimo. Ryari ishimwe. Nawe niba Imana yarakubabariye, ukwiye kujya uyishimira, kuko ibyaha ni bibi. Niba Imana yarabigukuyemo, ujye uyishimira. Pawulo rero ku murongo wa 13 yatekerezaga uburyo ngo yabanje kuba umutukanyi, ngo akaba n'urenganya, ndetse ngo akaba n'umunyarugomo. Yitangiraga ubuhamya. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo waho wa 3, ubona uburyo Pawulo yari ameze. Muri icyo gihe yitwaga Sawuli. Pawulo ni izina yahawe inyuma, ariko yari Sawuli. Umurongo wa 3 rero w'ibice 8 by'ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo Sawuli yakomezaga aca igikuba mu itorero, ngo akaryonona cyane, akinjira mu mazu yose, ubwo ni amazu arimo abakirisito, agafata abagabo n'abagore ngo akabakurubana akabajyana mu mazu y'imbohe. Bene data, mwabonye ibyo Pawulo yahuye nabyo amaze kwihana. Naratekereje ngo mbese Imana yashakaga kumwumvisha bwa bubabare nk'uko nawe yajyaga abikorera abandi. Buriya bene data, mu buzima ibyo tubibye turabisarura. Uko yajyaga arenganya abandi bakijijwe, nawe amaze gukizwa yahuye n'ingorane, baramurenganya, yumva ububabare uko yajyaga bugirira abari bakijijwe. Imana idufashe tujye tubiba ibyiza, kuko ibyo ubibye mu buryo bumwe no mu bundi urabisarura. Amaze kwitangira ubuhamya rero bw'ukuntu yari ameze, bw'ukuntu yari umutukanyi, bw'ukuntu yashyiraga abantu mu mazu y'imbohe nk'uko tubisomye hariya. Ariko nageraga ngo nkubwire ko igihe kimwe kubw'imbabazi z'Imana Yesu yaramutunguye. Ndagusabira mu izina rya Yesu ngo nawe Kristo agutunguze umucyo we. Umva ko ijambo ry'Imana rivuga mu bice 9 by'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 3, ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, ni Sawuli uwahindutse Pawulo, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru, uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza, uturinde mwami. Nawe ati ndi Yesu uwurenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Ndagusabira Imana, ndagusabira Kristo ngo nawe agutunguze umucyo we. Yagusanga mu nzira, yagusanga uryamye, yagufatira se muri ubu butumwa uri kumva. Ariko kuko imbabazi z'Imana zikiriho, izo yagiriye Pawulo wari Sawuli, wari umugome, izo yamugiriye nawe yazikugirira, kuko imbabazi zayo ziracyariho. Yamufashe atunguwe, ariko yemera gukizwa. Pawulo rero hariya niho yivugiye muri ruriya rwandiko twasomye ngo narabibabariwe, kubera ko nabikoze nkiri mu bujiji, ntari nizera. Bene data, ibyo umuntu akoze ari mu bujiji atarihana, Imana irabimubabarira. Umva icyo ijambo ry'Imana rivuga mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30. Haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Imana ijya yirengagiza ibyo twakoze tukiri injiji, tukiri mu byaha.
ariko igashyiraho itegeko. Kwihana ni itegeko ry'Imana. Hariho itegeko ngo wihane. Pawulo aravuga hano ku murongo wa 14 mu rwandiko yandikiye nyine Timoteyo ngo ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, ariko bufatikanije no kwizera. Yarizeye, yizera Yesu, arababarirwa. Nawe ni wizera Yesu, urababarirwa. Urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu rurakuzura, ruragusaba. Imana ishimwe. Yashyizeho itegeko ko yirengagije iminsi yawe y'ubujiji, ariko nubwo ngo ikubabariye ishyizeho itegeko ngo nawe wihane. Kwihana ni itegeko ry'Imana. Tubonye uko Sawuli yari ameze mbere, ibyo yakoraga byo kurenganya, byo gutukana, byo kugambana, byo gukurubana abakristo, akabakubita, akabarenganya, akabashyira mu mazu y'imbohe. None nawe nshuti yanjye, cyumweru cyashize twavuze ibizira 6 ndetse 7. Imana yanga urunuka. Birashoboka ko waba ukiri muri ibyo bizira, ariko Imana irakubwiye ngo iminsi yo kujijwa irayirengagije. Nawe ni wemere, hariho itegeko, uze wemere wihane, urababarirwa. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Umurongo wa 15 watubwiye ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Pawulo aravuga ngo muri bo ni jye w'imbere. Iyo umenye kuri umunyabyaha, ukimenyaho intege nkeya, urazihana, Yesu akakubabarira. Na n'uyu mwanya ateze amaboko ngo akwakire. Ikibazo nuko turavuga ngo nta byaha dufite, ngo sinica, ngo sindoga, ngo sinsambana. Ariko genzura umutima wawe, urebe bya bizira twavuze mu cyumweru gishize, n'ibindi bisa nabyo, maze wibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo tuvuze ko nta cyaha dufite tuba tuyisinya binyoma. Niwihana, Imana irakugirira imbabazi, kuko imbabazi zayo ziracyariho. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu.